ubwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi, ntabwo nshaka umpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana y'ibihumbi. Waturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuze muraho muri abantu b'abirasi babandi ba VIP barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ujya gushuka abantu mukabahanurira, wabanje ukihanurira se urajya kuhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. Ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo, maze rero baragiye ukuntu babarindagiza. Umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana, bari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe, wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo muri mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo ugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere, hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubita. Biraza gutuma dushyiraho umusoro, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Abantu hari icyo kubeshya, ntaho bihuriye. Ako kajagari gacike. Ubwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi, ntabwo nshaka umpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana y'ibihumbi. Waturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuze muraho muri abantu b'abirasi babandi ba VIP barangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ujya gushuka abantu mukabahanurira, wabanje ukihanurira se urajya kuhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. Ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo, maze rero baragiye ukuntu babarindagiza. Umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana,
wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe nawe uko ari umuntu nkawe wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo ugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere, hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe bwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubita. Biraza gutuma dushyiraho umusoro, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Abantu hari icyo kubeshya, naho bihuriye. Ako kajagari gacike.